Hello nshuti zanjye, uyu munsi ngiye kubasobanurira ku byobo bitatu umukristo yamaze kugwamo. Muri iki gihe turi mu minsi mibi ndetse turi ahantu Satani ari kugenda yifuza ko twebwe twagwamo. Icyobo cya mbere ndabasobanurira ni iki ngiki. Umukristo w'ubu ngubu yamaze kugwa mu cyobo cyo kujya kure y'ukwizera kwe. Uko kwizera ni ukuhe? Isi yaraje itubwira ibintu tugomba kugenderaho nk'abakristo, natwe turabyumva kandi twirengagije yuko Satani nawe afite imbaraga ndetse nawe akora. Icyobo cya mbere, umukristo w'ubu ngubu yizera yuko kubyara abana benshi atari byiza, ndetse kubyara abana benshi bishobora gutuma abura ikintu cyo kubareresha. Nyamara mu by'ukuri Bibiliya iratubwira ngo tubyare twororoke. Yego, sayansi yaraje idutegeka yuko tugomba kubyara bakeya dushoboye kurera, ndetse akaba abantu benshi baramaze kubyizera banabigenderaho. Muzi ingero nyinshi z'abantu benshi babyaye abana benshi ndetse bakabona ibyo kubareresha, hakaba hari n'abababyaye bakananirwa kubarera. Muzi n'ababyaye umwana umwe nabo babuze uko bamurera, babuze ubushobozi. Rero umukristo w'ubu ngubu yamaze gutandukira Bibiliya, ntacyumva icyo Bibiliya yamutegekaga cyo kuvuga ngo abyare yuzuze isi. Icyo ni icyobo cya mbere umukristo yatandukiriye. Bakristo bene data, kuri iki kintu cya kabiri cyo giteye n'ubwoba, kirakomeye cyane. Umukristo w'ubu ngubu yamaze kumenya yuko kujya kure y'Imana akagaruka agasaba imbabazi ndetse ntacyo bitwaye, ngo ikosa ryose imbere y'Imana iraribabarira. Ari usambana aragenda agasambana akagaruka agasaba imbabazi, ntahita abicikaho ejo akongera. Umukristo ubu ngubu yamaze kugwa. Ikintu cya kabiri rero kiragira kiti, mutekereze ahantu isi iri kutujyana. Niba hari kuvuka icyorezo, insengero bagahita bazifunga ndetse bakafunga insengero ngo nuko zitujuje ibyangombwa, amasoko akaguma agakora. Ese izo leta z'ibihugu ziri gufunga insengero zo, impamvu yo gufunga urusengero ntabwo mwayumva mwebwe? Icyo ni ikintu cya kabiri umukristo w'ubu ngubu yabujijweho uburenganzira. Uri gushyirwa kure y'Imana, uri gushyirwa kure y'ukwizera kwawe, ndetse ibitekerezo byawe bigiye kugenda byiyuzuriremo ubutunzi bw'isi. Nyamara ubutunzi bw'isi twese twemera yuko, abakristo twemera yuko ubutunzi bw'isi bushira, ariko ubutunzi bw'ubugingo buhoraho ndetse ubutunzi bwa roho akaba ari ubutunzi budashira. Ikintu cya gatatu kiragira kiti, abantu benshi muzi ko, ndetse abakristo twese twemera yuko iyo umuntu hamubayeho icyago ndetse yari umukristo hakamubaho ibintu bikomeye cyane, twese twizera yuko aba ari Imana iri kumugerageresha icyo kintu. Nyamara Bibiliya yo itubwira yuko Imana itajya umuntu ikibi, kuko Imana ntabwo yakugerageresha ikintu igira ngo irebe ngo uko ucyitwaramo. Imana irakuzi kurusha cyane wowe uko wiyizi. Imana izi imyaka yawe 5 iri imbere, ndetse iragusobanukiwe cyane kurusha wowe uko wisobanukiwe. Niyo mpamvu itakugerageresha ikibi cyangwa se icyiza, kuko Imana ibizi imyitwarire yawe, ibizi uburyo ushobora kucyitwaramo. Satani afite ibikorwa byinshi hirya no hino ku isi, niyo mpamvu rero atananirwa kugutega umutego nk'uwo nguwo. Abenshi rero dushiduka twawuguyemo. Hariho abapasiteri b'ibinyoma, hariho abahanuzi b'ibinyoma, ariko mushuti wanjye mukristo dusangiye urugendo rw'ukwemera, ndagusabye kugira ngo utege amatwi ijambo ry'Imana ndi kukubwira amahangaha. Niba wumva nawe ibyo byobo bitatu waramaze kubigwamo, ugerageze wongere ufate Bibiliya uyisome, ndetse unagomeze gusenga cyane, kuko dore twageze mu bihe by'imperuka byanditse no muri Bibiliya. Ndagushimiye cyane wowe uri kunkurikira. Ubundi sinajyaga ncishaho ibiganiro nk'ibi ngibi, ariko nacishagaho komedi,
filime ndetse no kubyina, ariko kuri aka kanya namaze kubona yuko hari n'abantu bakunda ijambo ry'Imana, bituma rero mvuga ati nzanyuzaho n'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu dusangiye ukwemera kumwe, dusangiye ijambo ry'Imana ndetse turi mu murongo umwe nabo tubashe kuba twafatanya. Ndagusabye kugira ngo iyi video uyisharinge ndetse ukore comment ndetse n'utarakora subscribe kugira ngo ajye amenya n'ibindi biganiro ayikore subscribe. Iki kiganiro nzanyicishaho rimwe mu cyumweru, ariko nizere yuko ibi byobo bitatu namaze kugusobanurira ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi byobo utazabigwamo, cyangwa se nimba warabiguyemo ushake uburyo wabivamo. Ntitugendere ku bitekerezo by'abahanga b'isi, ahubwo tugendere ku bitekerezo by'umuremyi wacu aha dushaka n'inzira yifuza ko tugenderamo. Ndabashimiye. Ciao ciao.